Reka turebe igitabo cy'ubugingo ni iki. Twumva igitabo cy'ubugingo kivugwa hirya no hino, ariko se giteye gite? Igitabo cy'ubugingo usanze atari igitabo kiri mu ijuru kandi izina ryawe ritandikwamo n'ikaramu, wabigenza ute? Uko amadini yabikubwiye. Ese niba icyo gitabo cy'ubuzima atari ikintu uzinjiramo, ahubwo ari ikintu urimo ubu ngubu uyu munsi? Dore ukuri gutera ubwoba rero ni uku nguku, ariko ntibigutera ubwoba nyabwoba. Igitabo cy'ubuzima si icy'idini, ntabwo ari nk'indangamuntu, ahubwo ni ukwiyunga n'ukuri no kwibuka uwo uri we. Kuki amadini atinya gusobanura igitabo cy'ubugingo uko kiri? Ni ukubera iki? Ni ukubera ko bagutera ubwoba kugira ngo bakuyobore, niyo mpamvu batabikubwira. Kuki rero bifite akamaro uyu munsi? Dore impamvu ugomba kubimenya, hato amadini ntazongere kukwifatira. Abantu benshi baba mu bwoba ko amazina yabo azasibwa mu gitabo, ko bazacibwa urubanza, ko bazabura agakiza. Ariko ubwoba bushingiye kutamenya. Hariho ya madini abafatira akabahererana, akababwira ngo oya, nutagira utya izina ryawe rirasibwa. Iyo rero igitabo cy'ubugingo gisobanuwe nabi, abantu babaho bashaka kwemera no kwemezwa aho kwibuka abari bo, impamvu twaje hano kuri ino si. Iyo wibwira rero ko igitabo cy'ubugingo kiri hanze yawe, utari kumwe nacyo, uha abandi bashaka kuyobora, bakayobora ubuzima bwawe uko babishatse, ukaba wabigiriramo ibibazo kubera ko utasobanukiwe. Iyo wabisobanukiwe rero, ushira ubwoba, ugatangira gufata inshingano zo kuvuga uti ndiyemeje gushakisha Imana Uwiteka n'ubwenge bwanjye bwose, n'imbaraga zanjye zose, n'umutima wanjye wose. Ninde rero wunguka iyo agakiza kagizwe urujijo? Ni amasisiteme n'amadini, kuko byose bibeshejweho no kugenzura abantu n'uko abantu baba mu buyobe. Ese icyo gitabo cy'ubugingo kivugwa ni iki? Igitabo cy'ubugingo rero cy'ubuzima kivugwa muri Daniyeli, muri Zaburi, mu Kuva no mu Byahishuwe. Reka turebe ko giteye, kugira ngo uyu munsi gisobanukirwe, ntuzongere na rimwe kujingana. Nta hantu havuga ikaramu, nta hantu havuga urupapuro, nta hantu havugwa inkuru cyangwa inyuguti ye. Ibyo abantu bahimbye ngo bakwandikamo ngo gutya na gutya, ntibamenye iyo babivana. Ahubwo bavuga amazina, kumenya no kwibuka. Mu bitekerezo bya kera by'Abaheburayo, izina si ijambo, ni kamere nyamuntu, kamere nyakuri. Kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo rero bisobanura kubaho wiyunze n'ubuzima ubwabwo, ubuzima ubayemo, noneho kubera ya Mana iri muri wowe nawe uri mu Mana, ukiyunga n'ubuzima bwawe ukamenya ukuri. Ntabwo ari ukuba utunganye, si ukuba uri mu idini runaka, ni ubuzima bumenya ubundi buzima, ubugingo buhoraho, ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi bugingo buhoraho iteka ryose. Kuki rero ubuzima bwakenera urutonde umunsi ku munsi? Kubera iki? Oya, keretse igitabo ahubwo ari ikimenyetso babakubwire kugira ngo wibuke ko ugomba kwigura n'Uwiteka. Dore rero ikintu gikomeye amadini atigisha, icyo benshi bajijwa, benshi badasobanukiwe impamvu amadini ababasha, kubera ko atabibigisha. Amazina ntabwo yongerwa, ahubwo aribukwa. Iyo Bibiliya ivuga ko izina risibangana, si uko Imana yibagirwa, ni uko umuntu ahubwo ari we wibagirwa. Umuntu weho usibangana ni ukwibagirwa uwo uri we, kwitandukanya n'ukuri n'ubuzima. Iyo witandukanyije n'ukuri cyangwa n'ubuzima, niyo mpamvu mbabwira nti mushaka ukuri, mukunda ukuri, munyoterwa ukuri, musangize abandi ukuri, kuko niba nta kuri kuri muri wowe, ntuzabona Imana ari bya bindi byo kujya muri icyo gitabo, kubera ko uri mu kuri. Kubera ko iyo bisibanganye ukibagirwa, wibagirwa n'uwo uri wo, uba witandukanye n'ukuri n'ubuzima. Kristo niwe bivuze neza. Kristo yaragize ati, ntimwishime ko imyuka ibumvira, ahubwo mwishime ko amazina yanyu yanditse mu ijuru.
ntiyavugaga ejo hazaza, yavugaga ubu n'ubu ngubu. Urubyumva? Kristo ntabwo yavugaga ngo mwishime ko amazina yanyu azandikwa, oya, ahubwo yanditse mu ijuru. Ntiyavugaga ejo hazaza, yavugaga ubu ngubu nonaha. Yashaka kuvuga iki rero? Ko uzwi ariko uriho kubera ko wibuka. Tangire wibuke, ushakishe impamvu uri hano, icyakuzanye hano, uko uziyunga n'Imana mu mugambi wayo wa nyuma. Kuki kwibagirwa rero biganisha abantu mu buyobe? Nuko babitandukanye n'ukuri nyine bisenya ya kamere muntu uko Imana irashaka ko tuba. Reka turebe rero ko wabyihishurirwa icyo Kristo yigishaga, cyane cyane ubwo yabaga yiherereye ubwe wenyine. Kristo ntabwo yigishaga agakiza k'impapuro nk'uko benshi babyigisha cyangwa bimwe by'amagambo gusa. Yigishaga kumenya ukuri. Menya ukuri kuko ukuri kuzakubatura kandi ubwami bw'Uwiteka buri muri weho. Kristo yaravuze ati, nzi intama zanjye nazo ziranzi. Kumenya ni ukwiyunga, si ukwizera gusa, si imihango. Icyo gitabo cy'ubuzima cy'ubugingo bavuga ntigisomwa n'abamarayika, kibaho mu bantu. Kubera ko Yesu ko yabivuze, yaravuze ati, mwebwe cana ukubiri nanjye nzababwira nti sinigeze kubamenya. Ntiyabaga ari ibihano ari kubaha, ahubwo yagaragazaga kwitandukanya. Abantu bakitandukanya n'abari bo bitari igihano, ahubwo atari kwa kundi kuvuga ibintu bimwe cyangwa ngo umubone ibintu kimwe. Abantu nyine bakigira ntibabindeba. Kubera iki? Kuko ukuri nta kuba kubarimo, kandi ukuri kugomba kumvikana aho gusabirwa, kuko ubuzima bukorera ku bwumvikane atari ku mazina gusa. Kumenya, ukamenya ukuriwe. Kandi rero nkwereke ikintu kizagufasha ukajya ukuriwe. Ntujye mu gitabo gusa nyuma yo gupfa, ahubwo ukijyamo kinariho uri ku isi. Kubera ko Kristo yaravuze ngo wibuke ku izina ryawe riri mu ijuru utaranapfa. Kwiyunga bisobanura iki rero? Bisobanura ko imbere yawe hari ubuzima buzira iherezo, kandi kubaho uzi aho uri bifasha, aho kugira ngo ubeho mu bwoba utinya. Kuko benshi bagira ngo ubwoba aba ari bwo bukuyoba. Uzarebe iyo umaze kumenya ukuri, ukumva ko ibyo wabeshywe byose wabitahuye, ntongera gutinya. Kandi iyo ukuri kumaze kugaragara, uhita utangira kuba maso, ukamenya kubaho ubuzima Kristo yashatse kubaho kuva kera na kare. Iyo imbere yawe hari umwijima, izina ryawe naryo rijyanwa n'uwo mwijima, bikaba byakuyobya ugata umurongo. Ntabwo ari Imana yandika, ahubwo ni ukwiyunga. Kuki ukuri gutera abantu ubwoba rero? Kubera iki? Ni uko abantu bamenyereye kubeshywa, kubwirwa ibinyoma, bakumva ko ari byo bintu bazi gusa. Hakabaho kuyoberanya byoroshye kurushaho gukunda ukuri n'agakiza, kugira ngo urusheho no gukangura abandi babera urumuri. Mu gusoza rero, reka turebe iby'igitabo cy'ubugingo. Ntabwo ari urutonde rw'imyitwarire ibyo ukora umunsi ku munsi, ni uburyo bwo kubaho, ahubwo uri muri Kristo. Nturi gushaka izina ryawe ryandikwa, ahubwo uri kwibuka uriwe. Hano iyo wibutse uriwe ukamenya gukurikira umurongo w'Uwiteka, icyo gitabo avuga, iryo juru uba wararyanditswemo kera na kare. Ikibazo ahubwo nyacyo ni iki? Wakwibaza uti, izina ryanjye rimeze gute? Ntabwo aricyo kibazo wakwibaza uyu munsi, ngo izina ryanjye riranditse cyangwa rizandikwa. No, Kristo arakubwira ngo niba ukora ugushaka kwanjye n'ubunyumva, uriyo. Ahubwo ndimo kubaho mu buzima Kristo yashatse kumbaho, cyangwa se ndi kubaho mu bwoba. Uzarebe iyo umaze kubohoka ubwoba, ukamaze kumenya ukuri, ufite kwa kuri, ubwoba warabushyize hasi, wumva utangiye kubaho. Kamubaze rero, weho wumva igitabo cy'ubugingo ari igitabo nyacyo cyangwa ni ikimenyetso abantu bakoze bakabigira nk'ibitabo nyine kugira ngo tubyumve?
ubuzima isomo twavanamo ni irihe hano muri ibi, cyane cyane ku byerekeye ubuzima? Ni uko ubuzima ntibugurwa, ukuri kandi ntigutegekwa. Indangamuntu, akarangamuntu ka muntu k'ubusabane n'umuntu mugenzi wawe cyangwa n'Imana ntabwo bigomba kugurwa, ntabwo bigomba kugirwa igiciro. Igitabo cy'ubugingo rero ntabwo ari cy'igihembo, ni icyo kumenya uwo uri we, ukabaho mu kuri, ibintu byanditswe bizwi, cyane cyane ugendera ku ijambo ry'Uwiteka, kuko ntawe uzagusiba muri icyo gitabo cy'ubugingo. Mu gitabo weho wanditsemo kuva kera na kare, nk'uko Kristo yabikubwiye ko uri mu ijuru, wanditse mu ijuru uriyo rero. Ngayo nguko rero igitabo cy'ubugingo abantu bavuga, bimwe bakubeshya bakakukangisha ngo izina ryawe rirahita risibwa, biragenda gutya na gutya. Komera ku ijambo ry'Uwiteka, ukurikira inzira z'Uwiteka, maze nawe wibuka uriwe. Numara kwibuka uriwe, ibyo bizaba bihagije, kubera ko uzaba umenya ukuri, noneho kwa kuri kubatuwe, kwa kuri niko kuzakomeza kujyana mu nzira nzima itazakuyobya. Wanga ibyaha byose, wanga ibi byose, igitabo nacyo uzaba ukirimo. Numara kumenya ukuri, ugakurikira ukuri, ugakora ugushaka Uwiteka, ariyo ya nzira ifunganye uzayijyamo. Nuyijyamo ugashobora kuyigumamo, ntabwo uzongera kugira ipfunwe cyangwa se ibibazo bindi ngo wibaze ngo yewe wese ndi mu gitabo cyangwa ndi mu gitabo. Inzira nubasha kugira inzira y'ukuri n'urumuri, ukajya kuri ya nzira ifunganye ukayigumamo, n'izina ryawe icyo gitabo ntabwo uzongera kurirwa ikibazo, kuko uzaba uzi kurimo nk'umwanya kigaragaza, kubera ko nyine kwa kuri niko kuzakujyanayo. Nkaba mbashimiye rero twabanye, Imana ikomeze ibarinde. Shalom shalom, toda haba tov meyo.